kuko mutahwemye kutugaragariza urukundo umunsi ku munsi, natwe ntituzacogora kubagezaho ibiganiro bya buri munsi byigisha, bijya inama ku bijyanye n'ubuzima, biruhura mu mutwe kandi bibubaka. Yego nibyo, byumvikana neza ko duhari ku bwanyu. Mudahari ahacu ntihaboneka. Muri igisobanuro cy'ibyo dukora umunsi ku munsi. Muri make muvuze byinshi mu buzima bwacu. Wowe utarakora subscribe, like, share ndetse na comment, bikora aka kanya utarabyibagirwa, kuko ari ingenzi cyane, maze ibiganiro byacu bikakugereraho ku gihe. Ikindi kandi kubikora subscribe, like, share ndetse na comment ni ubufasha mu bundi buryo, kuko ababiri baruta umwe. Kandi n'Imana ari Imana yarabivuze mu gitabo cyayo cyera cyitwa Bibiliya, iravuga ngo aho muzateranira murenze umwe, nzururuka mbane namwe. Erega burya abatabizi bicwa no kutabimenya ko ubumwe arizo mbaraga. Turi mu isi aho akaruta kandi kakamira, kandi ni nuko bigenda iyo mu nyanja udufi dutoya ni victime y'ibifi bya rutura. Mu ishyamba sinakirirwa mvuga, hari inyamaswa zitarisha ahubwo zibeshejweho no gutungwa n'inyamaswa ngenzi zazo. Iryo ni rimwe mu mahame menshi agenga ubuzima. Nituvuga iby'iri hame nitwirengagize n'iri rivuga ngo ngira nkugire, nzamura nkuzamure, mfasha ngufashe. Kuko ubyirengagije biramuzamura bikamugeza mu gasongero, iyo mu bushorishori, ariko bikarangira bimutaye mu mutego atazigera yikuramo wo kuba nyamwigendaho. Kizakurikiraho nta kindi, ni uko utazigera utera umutaro cyangwa utera intambwe imwe igana imbere. Nunabigerageza uzagira impamvu zirenga ibihumbi zigusubiza inyuma. Aka wa muntu washatse kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe mu gihe kimwe, byarangiye atandaraje. Gutandaraza kumwinjiza mu gutanyuka, ugutanyuka kumwinjiza mu rupfu. Niko bigenda kuri nyamwigendaho, ntacyo ushobora kugeraho. Nk'uko umubiri ari umwe ukagirwa n'ingingo nyinshi, kandi izo ngingo zose nta rugingo na rumwe rwabwira rugenzi rwarwo ngo ntacyo rumaze, niko nawe ukeneye bagenzi bawe kugira ngo ugire aho uva n'aho ugera. Niko bigenda mu buzima. Ushaka kubimenya neza wasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana cyangwa ivanjiri ya Yohana uhereye ku mutwe wa 5 umurongo wa 1 ukageza kwa 18. Havuga iby'inkuru ibabaje aho umurwayi yamaranye indwara imyaka 38 kandi ari aho yakirira. Biteye agahinda, birababaje, ni intimba ishengura umutima. Bibiliya ntabwo igaragaza neza uko yahageze, uko yaryaga n'uko yanywaga, uko yambaraga, uko yirirwaga n'uko yararaga. Ariko namwe murabyumva, umuntu wari umaze imyaka 38 yose arwaye, maze Yesu ahageze amenya ko amaze imyaka 38 arwaye. Aramubaza ngo ushaka gukira? Igitangaje akimubaza ngo ushaka gukira, aho kugira avuge ngo yego, yatangiye kumuganyira iby'amaganya ye. Ati simfite umuntu njugunya mu mazi. Abafite abantu bakihagera amazi akihinduriza, babajugunya mu mazi bagakira indwara zabo bagataha uko. Nuko nanjye maze imyaka 38 ntegereje ko igitangaza cyagera nkagira umuntu njugunya mu mazi nanjye ngakira. Ni nkaho yakabwiye Yesu atunjugunye mu mazi nakakira igitangaza ntegereje iyo myaka yose cyitwa gukira, nkaba muzima nidegembya nk'abandi bose. Yesu ati ikorera uburiri bwawe wigendere. Nuko yakize. Iby'iyo nkuru tugiye kubivuga nabyo byatwara undi mwanya, ariko wakibaza imyaka 38 yose umuntu arwaye, abura umuntu wamujugunya mu kidendezi. Ese mu bajugunywe mu kidendezi bagakira nta n'umwe wamugiriye impuhwe?
nawe wahita ubyumva neza ko usibye kuba yari arwaye indwara zo mu buzima busanzwe, yari arwaye n'indi ndwara idasanzwe yitwa kuba nyamwigendaho. Munyemerere rero mu gusoza iki kiganiro tugisoze tuvuga ku bintu 4 biranga ba nyamwigendaho. Bimwe mu bintu biranga, bigaragaza cyangwa bikwereka ko umuntu ari nyamwigendaho. Icya mbere, akunda kuba yitaruye abandi, aba mu buzima bwa wenyine kandi ababaye cyangwa arakaye ntakunda kubiganiraho, ahubwo ibibazo byarabyimenyera. Icya kabiri, agaragara nk'umurakare, umusirike, ahora ahangayitse, byakugora cyane kumenya akari ku mutima we kuko nta muntu n'umwe aba yizera. Kuri we abantu bose cyangwa ibintu ntacyo bimbwiye. Gatatu, akunda ubwigenge cyane, ariko igitangaje ntabwo abasha kugaragaza amarangamutima ye. Ku bw'ibyo atera urujijo abo babana kuko ntawe ubasha kumenya icyo atekereza cyangwa icyo yibwira ku bintu runaka. Icya kane kiratangaje, ntakeneye uwo kumwitaho. Uyu nguyu iyo ari mu rukundo biragorana, umukunzi akamwandikira amubwira ko yamwirengagije, amaze igihe kinini atamuvugisha kandi atazi n'amakuru ye. Wamusubiza amubwira ko ubwo baherukaga kuvugana yari meza, ubwo atamwandikiye amubwira ko hari impinduka zabaye n'ubundi akiri meza. Nuko aba ameze mu rukundo. Ngayo nguko iby'amakuru ya nyamwigendaho. Munyemerere ikiganiro tugisoreza ahangaha, naho ubutaha. Yego nibyo, naho ubwo bundi butaha. Mwabyumvise neza. Imana ibazigame. Ndabakunda cyane.